reka mbacire umugani mbambuze umugabo nawe uzava imahanga bazasange Sakindi ari ubukombe. Ntacu uzajana ajana imbwa mw'isoko n'umukobwa witwa Dunduri nakunze. Iyo akabizu Ibari byawe rero cyamba Anase bigori ibi bintu hagigendyamye nkaje ndashikagurika avuga ati mana kukuti wazamfashije byibura wenda nkazakizwa ibi bintu nkabivamo kandi se bigo umunsi nzaje gusenga uzamenye ko ibintu birangiye kandi nzaza nzanye n'umukunzi kandi nimara kubona umukunzi buri yubaguri kazi kawe uzagasigara buri yubaguri kurota abantu bose wahemukiye nubwo ugira ubwoba nawe uri umugome ubwo ngwino tugende tujye umugome gutesera ibintu byose kare uba bincoyemo ubagiye uravuga ngo tuje turaje gukora ibi ngibi se none nk'ubu ngubu mba nguteruye none se ubu ngubu turi kuzerekeza he kurya imikate ariko turabata umuntu utashaka kurya imikate nta mafaranga afite. kubaza gahunda za papa wawe bimeze bite? Papa wanjye nyine bimeze neza. Ntabyo ushaka kumubazaho? None se iminsi yose maze nahari papa wawe yitwaraga ati n'abandi bagore yaba yarazanye? Oya, icyo kintu naba mubeshye pe. Ari mbwiza ukuri. Kuri naba ngubeshye. None se nta mukozi yaba yaragushakiye? Umukozi yaramuzanye aratuba atamwirukana nyine. Ahita amwirukana. Niyo mpamvu wabonye. None se nta wundi mwongeye gushaka? Twaramushatse nyine nawe bisanga n'ibiri kwanga. Nawe itagenda. Ntacyo ngaho dukomeze tugende kuri kuganira. Mugeze naje nihuta naje muhumure Messi ishize ni myinshi sha ahubwo se mwari mwagiye hehe oya mwihute urukumbuzi ruranyishe mwihute bana mwihute buri gihe nubwo se karakazi tugakora guhamagara mwa akenshi aro uri gutitira ndamuvugisha mwumva aro ninde nuko bimeze tambwira ko ari papa uri kuvuga ngo naye mu twe turi hano ku Gasimu ntaribi ninde mwa mwamubonye natwereka tuhagere ninde sawa ubundi iki telefone wazare ukuntu kijyamo amapiyesi ntabwo twayijyamo imikati arega nanjye nkeneye kuzubaka nyine nayigurisha wenda nkaguramo nk'utubati nk'icumi sibyo nayigurisha nyine nkaguramo nk'utubati nk'icumi ku buryo wenda nazaje ndabona nk'udutafari guco nyine ngwino hano tubiganire buri gihe ibintu byo kujajuranyisha mwana se bigori numvaga buri gihe mba nifitiye ubwoba mwana uzi wa mugabo twaraye tugurishije yampuri ngagiye kuza kutureba nuko si ubwo dukora iki tumaze aduha amafaranga
Sori wavuze ngo yaguhaye. papi nayo yamaye Ahubwo si none gura muceri twariye wagukuye. isi uranyobewe wewe Shana. nageze ahantu bawutetse ndawuterura mpita nshaka Cyokoze aka kazi kawe karakubereye ariko njiwe ibintu byarananiye pe. Bimaje guhinduka. kandi mbona ngo wigiraga imbwa uri imbwa Oya buri wese nakaza ashoboye. Sibyo? yewe mbega meze meze myinshi uracyaba Bicyari. kirimo sha Nari ngukumbuye. ni wowe mwana mugore wanjye ni naraguze hanyuma ko mwana mwagiye mu gatinda Twari turi hari haraye. n'umukobwa wanjye siko warakaye wabaye iki ntabwo narakaye ngo narakara mbaye mama wawe yahoze agutuka ntabwo narakaye ntabwo muri byakugendekeye bite umuntu umaze iminsi utari kubona mama wawe none warakaye yego twasuganyije nyine urukumbuzi twashize cyangwa hari ibyo yakubwiye yahoze aragutoteza Oya. Mwana wanjye nabamuhora iki. na twa dufite watumubwiye Hehehe. Umva. Rwose. ngo bimeze bite Ni sawa nta kibazo bimeze neza. nturese ko utampamagaye ukigera mu mujyi Ego koma naguhamagaye telefone bakompoze ubwo kugeza ngira ngo nawe uza kugahagarara ku yazimye. rukinze Nahize ngo yazimye ubwo ndavuga ngo Ari. reka nzi. ntabwo wari uzi ahantu nagiye cyangwa wari wahangirwa nuko wabona akazi kenshi ko mu rugo dore buriya nari nasimbutse hari umuntu ari gutuma yamikere ko yari hafi gusohoka kugira ngo niba pakura nanjye bazanzane ibintu byanjye ubwo rero niyo mwana yanyarukiye nuko ibintu byose buramba nabi gukinze kugira ngo biburanza n'ibyo bicuruzwa uzi ubicuruza ariko ntabwo arimo kukubwira ubwo nyine ugiye gusura mu bwoko tugenda ubwo nyine mbese iyo umpamagara nta mayinite meruka gira ubwoba dore n'ubu ngubu urangabona hatinda kuza hano hakanyura umuntu ufite boro turahita tumutama Ubwo si ukuntu uri igicucu wari marine ahangaha mfasha kundi kubona kiri kugira icyada mfasha ngwino hano meze bite se nisaha ngwino hano tukubwire ibyo byinyo byabaye iki? uri kujya hese Ninde gutumye? ndakubonye numva nshaka kukubwira akantu wahagurukamwo Turakubonye. None se uru rukapu rujanye he? iki gikapu kijyanye isi birabareba none ko ndi kumva shaka kanziye k'iyi ngofero kanziye ntiguremo tuzanye ngira kasagara fata no mpera z'ingofero yanjye mane mureke njye no kwikorera ibyo bari bagiye no Uri nyine wowe mufate ubu nta kibazo nyine mufate nyine mucakaze. mwanda kuri Mucakaze nyine icyo wewe. gikapu nyine igikapu ni icyanyu Gifite imbaraga mwana. wasanga ni bya birara bya hano ku muhanda bavuga Gifite imbaraga mwana mukuri. Kandi se rugori ibi bintu ni wowe bishoboraga. Ibyo byarananiye mu mukuremo n'amafaranga ariko wamushenzura ke kureba gusa kuramo no mu mufuka sinabikubwiye ayo kurya turayabona ngayo nizo nkweto zimukuremo ndi kubona ari nshasha mana ngira vuba hari umuntu kandi se biko ibi bintu wazanye mu izina ry'Imana. komeza umucakazi ariko hano harya harimo nta mugiga hashize iminota ingahe mwicaye ku rukinze Hehehe. Hasize iminota 30. 30 yose Yose. none se ari yaragiye mu gutembereza he Yarambwiye ngo dutembere. Mwana na nyina. rero ukumva ari ngaho muze tugende Tugende. Minsi myinshi pe. yakira yapfa cyangwa Wa muntu ko narebye ramba nari koroherwa ndavuga ati reka nsimbuke nze mbarebe wenda nzongere mbese ukumva ushaka gusubirayo vuba none nkasubirayo nkareba ko unameze kuko nasize ari koroherwa ari gushobora gukandagira jya umenya ngo burya urugo ni umugore
buri bitekereza ko iyo udahari mba nishimye. Nya ntabwo uba wishimye ubwo uzamu uburenganzira nsubireyo. None cyatunyara Tugerayo rwose. Reka dusubire. Gusa nawe njyana kwambaye. Yambwiye ari neza. mwana umva nzaguhera. Umbwire ikintu wifuza cyose ndahita nkigukorera ndavuga agasubira mwana. Changanze mwana. Bene nakubwiye ngo Wareka kuniga ngo mugende honyine Naho nyuma koramo. mukajana Chanafashe. Arumwe buri ko. Ayiwa data we. Ayiwa data we. Ayiwa Koramo. Gira vuba vuba bwo. Gira vuba. aba bantu mutakona mudagudu we. aso byagenze. muhagarara. Inkweto zanjye barazijanye. Inkweto zanjye barazijanye. Barazijanye. N'igikapu bozi yarantumye. We data we busindagero ndamubwira ngo tuzo uvuga ikibazo cyawe neza ngende umutekano w'uyu mudugudu. ya bosi yarantumye hano ijya ku isantere. Ngo ninje kuzana y'ingano duteka imikati. Ngeze hano rero bano batipe bicaye hano. Baranyakura ngo ningende bambwira. Ngigenda mbona umuhungu umwe arahagurutse aje hano inyuma yanjye. Nkuyemo igikapu anera kupe nikubita hano hasi. Banje ba umumbaranize wewe bafi no kunyica. Tuza reka nkore ubutabazi. Bwihuse. Wabiruko ko bafata ukabandanye kubakatira igikapu canje. Ariko ntabwo ari gucyo dukora twebwe urumva. Kuko nanjye nshobora kubiteza bakagira ute nanjye none kabona igikapu canje ndagiheba. Gatese umukobwa wawe. Karame marume we. Meze neza. Meze neza mu gake. Kucyari gake. Mu rugo ko mbona nakigenda. Yakomeje kwa. Si amakuru ya Sakina na Veronica. Mbona kari meza ni. Bakari neza. Nubuhoro buri. Nahoro keretse ngo umugore we uri kwirwaza. Nimba aragomata bwiwe yatwaye. Uko narabyumvise ngararwaye. Uzenda yarwaye agapfa bikagira inzira. Nakomeze kuneseza abantu umutwe. Aya dagupfa niki. Ubwo si ariko uzi ko na ngibyo byaranyobeye. Gupfa ni ubwo si ubwo ndatatesheje umutwe ahazi. Ese ko wakwifuriza ku mugenzi wawe apfa koko. Nyina ariko hari igihe umuntu atesha abane umutwe. Buriya reba. Buriya na Sakina. Afite ikibazo kubera uriya mugore yazanye. Reba ukuntu ameze nuko arameze atari yamunzana ni kimwe. Mbonaga yishimaga ari kumwe n'umugore we. Ubonaga yishimaga ari kumwe n'umugore ukabona beranejeje. Twakora iki? Ese buriya reka nkwereke. Ikintu kizatuma bamenya ubwenge reka nzamamara ko muhamwe. Buriya nzamuba mu rugo akuba. Niho mwabona yuko hari itandukanye. Kuki? Cyabya ari byiza. Nyine reba Gatesi. Hari ikintu utabona. Uriya nyoko wanyu. Abashora bufuni na buhoro. Ikumva. Vino gino. Kandi weho. Ntambara gufite zo ko wakora imirimo byose nkuko bikeneye kandi waricaraga akimerera gutya gusa. Ese umugore utwite kwa mungo ko mufataga nk'amata. Ariko none gutwita bivuze ko ugomba gutesha umutwe abantu usanze mu. Ko tubivugaga bakavuga nk'umuntu utwite nagagira nagakora agasino we twabigenza uti. Ubwo so niko aba yabitegetse. Nawe niko abaga yatubwiye. Wabiruka ukabafata. Nyine ngira nimero ya boss wawe
nibura tugufasha sibyo hari ikindi kibazo ufite nimero za boss akira shiramutse urashobora no kuzishiramo ko mbona abanataye n'umutara wamubize ihangana ariko twe nibyo dushinzwe hano mu mudugudu wacu ntabwo ushobora guhohoterwa hano mu mudugudu wacu ngo umuro wabona ubutabera dore ngizi ziri nizo nazizemo Monsieur Rudanga umuhungu wawe ari hano ku mudugudu wacu baramuhohoteye abajura nyine ari kumbwira ngo yari afite ibintu bijyanye n'ibikapu amafaranga na telefoni ntayo afite kugeza saha iyi ngiyi sinzi ko waza ukadufasha tugakurikirana iby'uyu muhungu wawe ihute kabisa kuko n'ibisambo byamwibye byirutse nyine natwe turuguhamagara hirya no hino nko mu yindi midugudu ihanye imbibi yacu turuguhamagara ngo babatangatange tubafate sawa sawa none hajya n'amafaranga bayatwaye nta n'igiceri cy'icumi nasigaranye n'akabuno bari bakazamuye hejuru bari kunkubita ubu noneho kabaye ibise kajemo ibisebe ihangane se ihute tugende tuje n'inkweto bazijanye ubu turi kubona hari inkweto nambaye ubundi tugende wese ireba hawe urahangare na boss wawe ariko ntabwo muzi ko ngeze hano hanze ubwo se nkawe igitekerezo cyomba ari iki kiye none ubwo nagira ikihe gitekerezo dore ko nkubwiye ikintu kizatuma ukura ugatera n'inda mu bwenge nuko nagomba kugira ibintu byubaza no ugasobanukirwa none uzaguma gutupfukiranwa bizarangira ryari ubwo none nabazana kariwe nari ngomba kubaza none ubwo nzamuye si amazi iki kujya mutaganira nzamuyambwira byose ntabwo wakubwira byose none ubu ngaho mbwira ubu uri kumva bizagenda bite nuguma gutyo ntugire igitekerezo witekereza nawe ubwawe numva bizagenda bite sikubanga gakonja no mu bandi unabigenza uti iryo ni hohoterwa kugupfukiranya kugume mu rugo ntujya no mu bandi kuma uwo mama washabikugare nawe ukumva ko nta kibazo kumva kuba mu rugo ko biguhama none narenza kwitegeka ubwo natangaje mu Rwanda hari ikintu ugomba gukora ubu sinzi uko muturotse noneho ubu ni ukuba umeze nk'uri kwishura ariko nawe sinakubwiye agiye kuzana uranya ko wanyu abana agiye kumuzana bizabatesha umutwe sinakubwiye kandi buriya rero nimutamenya ubwenge ngo murebe ko muzisanga muterekora n'imyenda yo kwambara ese areza tugurira reka rero ngiye kureba budorogo umva ngiye kureba budorogo numvise abamuhamagaye ngo niba hari abamutangiriye none ngiye kangende ndakomeza nkurikirana ibintu byanyu neza ariko urumva ibintu byo kugupfukiranya nawe ugaceceka ubwo bwitonzi n'ubugumana gutyo kwitonda gutyo n'imbwa zizakura ngambwira umuntu janda bibwira ngiye ndabigukurikirana nanjye ngiye kujya mu buyobozi gake gake ninjiremo nitonze kuko ntabwo ibintu babifata huti ngiye kanyenge kureba uwo muhungu wanjye sibyo nari namutumye ko numvishe ngo nibahura n'ibisambo bikamutangira bikujyanira ukankengereyo ndebe ukuntu gahunda zimeze sibyo sawa nzanda kubwira byose zirampa gahunda nyine nese ubwo nuwifata gutyo imbwa zizakurya oya nzanda bikubwira urakoze sawa amatsiko yanjye azashira